Aro ndi kukumva vuga ikibazo cyawe. Yego niwe nago wibeshye. Wowe urinde? Ni wa muturage John mwavuganye. Okay, nta kibazo ndakumva muturage mwiza. Tubwira ikibazo ufite. None nje nyine cyakibazo nakugezaho cyasumbirije Mama gitaramo cyapi cyegeranye ko makiteze igitambaro uyu muturage nyobora muri gashekero yanjye kuko bimeze bite warasaze. Nyine uburyo inkuru yose yatangiye. Urabona nje wabo tuvugana. Nazindukiye kwa mudugudu mu gitondo. Arandi anyoza ku rwego rw'akagari. Rwose nguru n'urwego ndafite ndwishaho. Oh my God. Ntabikubwira ngo ufite ikibazo cyo mu mutwe ukabipira. Ni mama y'Imana numbwira ku rwego rwo kwatanaje. No. Muragira nje guti ubwo kwanuze kandi ubizi neza ko twakwa. Ariko uzi n'ibindi ngiye kukohereza irondo rizari gufata ko ndi ufite ikibazo cyo mu mutwe wanze uze wisura ku kagari tubanza tugufunge ubanze wumve. Reka nza tukohereza irondo banze bagusuzume neza ko ufite ikibazo cyo mu mutwe. Bombo clap mu gidugudu mu gitondo anyoreje dore n'ubu n'urwego ndwicayeho n'ukuri kw'Imana ntabwo nakubeshye kandi urwego ndi ruracyari rushyashya rwose izina ry'Imana bagitifu twararushyuye umunsi none umuturage naciye yawe ikibazo mu mutwe ufite ibibazo bimeze nka koperative yose wowe wa ibi ni ibikibanyarwanda urabona aho wamperesha urwego nazanye n'urwego kandi abandi baturage bose usibye umuturanyi wo natiye abandi bose nta warugutiza namba uzi n'ikindi wa muturage we gatira isanduka